mureke kuba abayehova. Amen. Nafashwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Imivuga ngo duhora tubwira abantu ko Imana itanga umugisha. Imana uvuga umugisha narawubonye kwa Yesu. Wakomeye Imana amashyi. Amém.
igihe kirageze. Amen. Ngo gusohokere mu mbyino z'abanezi. Hallelujah. Hallelujah. Imana y'amahoro yange mubwirego ntabwo uzava muri iyi Kigali. Iyo watuze si Imana si ariko Imana iri kumbwira ngo iguha inzu ya kadasitiri muri uyu mujyi wa Kigali. Uzahatura, uzaharera, uzahazamukira, uzahamarira. Imana iranewe igiye kugira uwo kwifuza. Kuba gusenera pasiteri agiye mu murimo. Imana yambwiye Imana yambwiye ngo ntabwo uzigera amen amen usaza witanga akabando uzasaza ukosarasa uzasaza ukabahamya kandi uzasaza zimwe Imana y'amahoro icyuheza uyu mumama arimo agiye kurira Imana bashirimo aseruke agiye kurira Imana Imana bafite amafaranga mushire mukomereze twagiye no kuva nakaihaye koko mwese gira mugenzi we ngani Imana igiye kunyeganyeza magaze mu kiyaye cy'amavuta cy'Imana yawe uyu munsi mugomba kwakira umuzimu ugomba gushaka kubera Yesu oya si wakomeye Yesu amashyi kuva ibice bibiri umurongo ni uwa mbere turagera ku wa 10 dusome mu izina rya Yesu. Kikira amagambo avuga ngo Mose aravuka umukobwa wa Farawo aramurera. Nego y'ijambo natangiye babwira ngo aho bamushyize bazi ko ntawe uzahabukura Imana igiye kohereza ubutabazi bwihuse bugukura aho hantu no gushyigikira igitangaza cyawe komera Imana amashyi. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3 ananiwe guhora amuhisha amubohera akato gapfundikiye mu name agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitaba ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi abaje bagendagenda ku nkombe y'uruzi abona akato mu rufunzo atuma umuja we kukazana agapfungu yabonamo uwo umwana ararira aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kuzanira umuriro wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere. Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa wa Farawo aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana abari mukomere bafashe jyana uyu mwana umunderere nzamuhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura amushyira umukobwa wa Farawo ahinduka umwana we amwita Mose ati nuko namukuye mu ruzi. Amena. Imana ibahe umugisha. 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 Imana ibahe
Reka dusoreze muri Ezekiyeli igice 30 umurongo wa 20 tugere kuri 22. Gira fatira mu ntoki, fatira mu kiganza cy'umuntu kwegereye, umubwire ngo ukuboko kwa Farawo kuravunitse. Amen. Uvunike. Arawakwimvise ukuboko kwa Farawo, ukuboko k'umuntu waguhigaga kuravunitse izina rya Yesu. Amen. Yesu amashi. Nubwo mu mwaka wa 11 mu kwezi kwa mbere ku munsi wa karindwi w'uko kwezi, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti ubwo ni wowe rijeho. Amen. Mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, nabonye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa, kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushyiraho umuti, ntikwashyizweho igitambaro kugira ngo kubona imbaraga zo gukomeza inkota. 22. Nicyo gituma umwami w'Uwiteka avuga ati, ijambo riri mu Uwiteka mujye mucyuha. Nicyo gituma umwami w'Uwiteka avuga ati, dore nibasiye Farawo akomeye Imana amashyi, umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi, nzamuvuna amaboko yombi, uko nabanje kuvuna ushobora w'Imana ikomeye muri uba wakuriye mu mavuta amaboko yombi mvune n'ugusigaye ku gikomere, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Abanyegiputa nzabatataniza mu mahanga, mbateragane mu bihugu. Mukomere ijambo ry'Imana. Iki gihugu cya Egiputa harimo umwami witwaga Farawo. Uyu mwami yareganyaga ubwoko bw'Abayisiraheli, kuko igihe cyarageze Abisiraheli bajya muri Egiputa. Bageze muri Egiputa bakoreshwa imirimo y'uburetwa. Noneho Farawo aza kumenya inkuru y'uko muri Egiputa hazavuka umucunguzi uzaza gucungura mu buryo butabera. Abisiraheli bari barimo, arangije atanga itegeko mu gihugu. Uzabisanga mu Kuva igice cya mbere umurongo wa mbere, aho ababyaza uwo bita Puwa na Shifura bari ababyaza barimo umwuka w'Imana, ngo bakajya bareka abana b'abahungu bakabaho. Noneho na Mose abiprofitiramo mu buryo butabera. Bwira mugenzi wawe ari impamvu Imana yagusigaje. Ibi bintu bibwire mugenzi wawe, hari impamvu Imana yagusigaje, ntabwo wasigaye kubw'impanuka. Amen. Amen. Yarasimbuka imvugisha cyane, banga yarameze n'ibyatsi, ariko hari impamvu Imana yasigaje. Hereza icyubahiro kwihuta. Amen. Ngo ahishe umwana w'amezi 3 akajya kosa, ariko yarangiza akagahisha. Vugira ubutabera. Vugira ubutabera. Mbwira mugenzi ngo Imana yarahabaye cyagera, cyajya baguhingaga, cyajya bavanga inzara irakwica, cyajya bagusomeye mu nzu, cyagiye wakoze byanze nawe bonasire. Imana iri kubwira ngo yarahabaye. Tangira Yesu icyubahiro niba ubona yarahabaye. Haleluya. None ahishe amezi 3 ananiwe guhora muhisha. Ananiwe guhora muhisha, amubohera akato, amubohera agatebo, ndarangije aragasiga. Ariko uko yakabahaga, yewe numva yarakabahaga ati, mwana wanjye, numva agiye kugushyira muri aka gatebo, ntabwo mwanga ndagukunda. Imana izakurindire ku rufunzo, Imana izabane nawe. Haleluya, haleluya. None uko arakabaho, arangije ashyiramo uwo mwana, arangije kumushyiramo ndakajyana ku rufunzo agatereka. Nawe hari ahantu bagushyize, ariko ndikubwira ngo Imana yabahamagaye yambwiye ngo mbabwire ngo aho barashyize murahava mu izina rya Yesu. Wababari ukabyumva ngo Imana bashyigo cyangwa ikiciro cy'amavuta. Haleluya. Bagushize mu madeni ngo ntabwo uzayavamo, kuko bakuyavamo mu izina rya Yesu. Bakubariye imyaka, bakubariye iminsi, ariko Imana yari kubara imyaka. Amen. Imana ishimwe. Protokoli yabyumvise neza akomeye mu ijana. Iyo kumwe amashusho ikigire cy'amavuta. Amen, amen. Noneho amanukana n'agashiki ka Mose, agashyira mu bwikopa. Bwira mugenzi ngo abantu bose siko bakanga. Ariko bakanga. Hari abasamariya dufite. Amen. Mu gashiki ka Mose
Yesu we ngase kumenya ikintu mubeho none azamuka abwire mama we hari abakwitaruye ataruko bakwazi ariko abo ngabo bagiye gutanga ibyiza abo ngabo bagiye kuvuga amashimwe wakomeye Imana amashyi hano mukomeye Imana amashyi amen amen noneho ibwami hari ikibazo mukuri kw'Imana hari umuntu Imana yateje ikibazo muri iyi minsi abaye ndamufungira mu mukiro arakira Imana iramutuka akote igikowe nari mfite n'igipanga aravanga mu kofero ndakuye mu mukiro n'ibikora gusa nahise ngenda urariya ko turi buzicumye umuzima barazesenge wakomeye cyane kandi n'abaritaye kuzesenge amen Imana yarambwiye ngo nzajya uko navuze yambwiye mu kazi pegeri Kigali usenge abarusha kandi urabona ko simati ukomereze nawe rero ntabwo umwana atamugeze none yabajije ushobora uzazana ukomere Imana amena kandi tuzaza mwihutana kandi uzabipanga nenda kubona amafaranga nje nana yakukanya muwe nashimye ki je nzazana tu uyu muntu uko agiye kugatuka amen nje gusoza amen amena none haranije ibwami hari ikibazo nakubwira Imana itaragira abiteza ikibazo ntabwo utabara eka ntazo biva itagize abantu bizi icyoke ntabwo byava niba isuju yewe Imana yarima niba isuju ibyago n'ukwamba abafarawo Imana yamuteje icyoke atari uko pisine zibuze zari zifite igabi harimo n'ibiti ndetse n'ababodugati bakora muri ibyo abandi bahari ariko Imana kugira ngo basatabange kubera ari mu mugambi w'icyo Imana yanditse kugira utamenya imuteza icyoke kirana arangije areba pisine z'ibwami arazanga abona n'ibiti hari ibintu Imana igiye kureba byari byarabiganza hari ibintu Imana igiye gukora Imana igiye gute niba usama amen yarangije abwira se aramubwira ngo papa icyokere cyanishe haleluya maze arangije amubwira ati mwana wanjye ugiye ku rufunzo akozambaye imbabazi yuragira hari ibwami ko hari pisine zikaba ziteye ibiti icyakabiri abakobwa niko bahari bahamina wamubona ukareka kumuzishore umwana wabo papa ninajya ku rufunzo napfa ninajya ku rufunzo napfa haleluya Imana igira abantu bizicyokera ku buzima bwawe abateka bazakwishyura bateka kwishyura nirakwishyura Imana amashyi bari kumva ibintu bigiye kubyokera hari ibijyanye kubyokera ntabwo urusengero rwubakwe hari ntabwo muzahora gukoze wakomeye ikode riravuga imeze urusengero uje kwibuka wakomeye Imana amashyi kandi urusengero ku isi kuko abantu bagiye kuzaza n'ababura hano bake Imana yicirinze amen Imana yigeze kubwira Samweli namwe bagiye kuzakurikira Uwisirayeli naje amatwi azacunge yagaze Imana igiye gukora hano muri ho abantu bazacunge amatwi azacunge aka kanwa kanjye amagambo asohoka marari urumva icyo mubwira w'ikiza cyane igitangaza amen umukobwa se birangira mwemere kuko ari hagati y'ubundi ntabwo ushaka uwibagiramo ntabwo amahagurukana hafi ahita bati abashepe beza abantu bazi kuguruka nibaza saa kombaye zihuse baraza umukobwa w'umwana bamushyiramo kugira ngo umunsi utabaka amen nawe uyu mugore ugomba gutababa mu izina ryawe ugomba gutababa mugaresha icyo wasengeye Imana
uzane nawe ikibuga abantu babona imana wasenze karima wakoze bizinesi yawe urahomba abandi barazamuka oya imana yitanga igishoro amen ngo baragenda bagera ku ruzi ngiye gusoza bageze ku ruzi ngabaja bagendagenda kuri urwo ruzi ateraniraho uri mu mugambi w'ikimana yanditse icyo ntabwo bakivana ngo bazayishora icyo ntabwo bagihiga icyo ntabwo gifatwa wamugira utabera kandi imana ije gufatanira yatuma ibyawe bidasohora hasi ariko gusenga n'abandi bagatemberwa hasi ni ikibazo ariko ibyo ngibyo birava hejuru barangije abagaragu babona akato barangiye kukabona babonamo umwana w'umukuru ngo barangije bakura umukuru bazabatubwira aho bagushize bazi ko ntawe uzahabukura imana yohereje ubutabazi yihuse umukuru aho haleluya yarangije aragenda abonye ako kato mu by'umureba kandi bamusamaho aho gukinana gafite umumaro udafite mu nzu y'imana ngabonye ako kato aravuga ngo mugapfundure ngo n'urutamo ubwato bari bahagazeho mana yabaye na jenda we ngo barangije baragapfura amen ibitabo byari byavuga kuri iki nyamanurira mu ijambo hejuru imana irabipfuruye komera imana iri kumwanya mana nyeganyeza mana nyeganyeza nyeganyeza mana nyeganyeza mana nyeganyeza nyeganyeza mana nyeganyeza nyeganyeza igishoro mana nyeganyeza muri aha hantu mana nyeganyeze imbaraga z'abarozi mana nyeganyeze izabanyabirigiwe mana nyeganyeze turura amahoro mana nyeganyeza nimushaka muhagarare ndasenga amen umuzimu tumuzezegeze yego nazezengere umuzimu zezegeze nazezengere rero nageze kuri teri satani agomba guhomba yego kuko namukore amen yego kabagaruka nakiye yesu amena mukomere yesu amashyi imana ishimwe arangije guturu yahise abona umwana w'umuhungu yego umwana ararira yego arangije aramukunda muri kubyumva neza turimo turabyumva arangije kumukunda niyita bose yanga abaheburayo ahubwo amugirira impuhwe imana ikoherereze yego abasohoye neza ku buzima bwawe yego bagukure ahantu wari uri yego bagukure badukure igitangaza cyakomeye imana ni amashyi ukuri imana ishimwe akirangira kumukunda yego byaje kurangira kagashiki ka mose kahageze amina icyo ni igitangaza yego yewe izina rya yesu cyakire mu izina rya yesu amena yego iyo warasengeye kubona umugabo akira umugabo mu izina rya yesu yego iyo warasengeye gukizwa yego neza igishoro amena mu izina rya yesu amena no gashiki ka mose gashiki ka mose gahita kamubwira ngo ariko hari umuntu nabona wamukurerera yego amena ati hari umuntu nabona wamurera Yego. amena Amen. naravangira ubu tujye kumuzana imana ntabwo yakora ikosa cyo kutaguhuza n'igitangaza cyawe Yego. oya igomba kuguhuza n'ibyawe biza risima yagaboneye imana amashyi biza risima perezida byose amena ngarangije aragereza na nyina wa mose Imana ihuza n'umugisha wawe. Ntugire urusengero rureba kure hanze. Baraba kumenya
nawe wishime bakomere Imana Hadi şampiyon açılıyor. Yolcu da deniyor. Hamur geliyor.